Hello crypto lovers, ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. Ikaze kuri Rugwiro Prozone. Hano tuvuga uburyo bwari bwo bwose ushobora gukoresha telefone yawe na internet hanyuma bikaguhindura umumenyi rimwe na rimwe bikinjiza n'amafaranga. Tugiye kuganira ku kintu gikunda guteza impaka muri rubanda cyane cyane abakora kuri Pi Network. Aricyo bita GCV. Nawe hari ukundi kuntu yizi. Bityo ntuze kuza kwifata utwandikira muri comment ko wifata uko yumvishe nibiki byinshi yiziho uze kuza kudusangiza hanyuma tugume tube umuryango mugari w'abantu bakora cryptocurrency muze kuza guha like iyi video. GCV rero tugiye kureba ngo niki ni bande bayihagarariye ese koko irashoboka. Hari aho yigeze kugeragezwa byose hamwe ni muri iyi video ngufi ya wowe ugiye gukora n'ukuniza iminota yawe mike yamaze tukabiganiraho. Tugira group WhatsApp ducishamo ama update agiye atandukanye yibanda kuri cryptocurrency nyine uraza kuya joininga uciye muri video description handitse more cyangwa se ureba muri comment ya mbere nicyo iraza kuba ivuga. GCV cyangwa se Global Consensus Value. Iyo bavuze ngo GCV baba bavuze ko ari agaciro abantu bakora Pi Network cyangwa se abanyamuryango ba Pi Network bashyizeho mu bitekerezo byabo babiganiraho bageraho baranabigerageza. Ariko kandi mu bisobanuro byayo GCV ni iki? GCV ni igitekerezo cyatangiriye mu bapiyoniye ubwabo nk'ubwumvikane rusange ku bapiyoniye aho bateganyaga ko Pi imwe ishobora kugira agaciro kamwe ku isi yose, aho bamwe bavugaga ko Pi ishobora kuvunja amadolari 100, abandi bakavuga ko ashobora kurenga 3,114 n'indi mibare iri inyuma myinshi cyane. Igiciro cya GCV ubaka kanya ikigenda gihinduka ariko ikizwi cyane nicyo ngicyo mvuze inyuma cyangwa se icyo ngicyo uri kureba kuri screen yawe. Ariko kugeza ubu icyo ushobora kuba wamenya kuri GCV ntabwo ko team yigeze ivuga ko GCV ari igiciro cya nyacyo cya Pi official. Ni igitekerezo cy'abapiyoniye ubu bwabo bashakaga gushyigikira agaciro ka Pi yabo nyine nkuko bayikora bayimayininga ku isoko cyangwa se hagati mu muryango w'abashaka kuyikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iyi GCV ni kindi ku rwego rw'uko uyiganiraho bakagukura muri groupe mu gihe utayishyigikiye nk'uko nyiri iyo groupe abishaka agukuramo nta kindi kintu yitayeho. Ushobora kwibaza uti se ni bande bayihagarariye? Hari abantu benshi bakunze kwibaza bati ese GCV iyoborwa nande? Igisubizo nuko ari nta muntu n'umwe ubihemberwa ufite akazi ko kuba yahagararira GCV ku rwego rwa Pi official. Nkuko nabikubwiye yatangiye ari igitekerezo mu matsinda y'abapiyoniye nkuko dushobora kuba dufite group WhatsApp. Pi cyangwa se core team ntabwo yigeze itangaza ko ari igiciro cya Pi. Abantu bamwe na bamwe bakunda kuvuga ko ishoboka aricyo giciro cya Pi. Nanjye ntago nje kubihakana nyamuneka, ahubwo tugiye kurebera hamwe ngo iramutse ikunze byaba bishatse kuvuga iki. Ibyiza byayo ni bibi kuko murabizi ko buri kintu cyose kigira ibyiza n'ibibi, turaza kurebaho bibiri. Ariko iyo bavuze GCV ntago baba bagiye kure y'uwitwa Dr. Winnie, akunda kuyivuga cyane kuri X, akunda kuyishyigikira cyane. Nago wavuga GCV nguze kuza kumusiga. Ese GCV irashoboka? Reka turebere hamwe ibyiza byayo maze tuze no kureba ibibi byayo. Kwikubitiro GCV iramutse ikunze haba habaye ikintu kiza cyane cyo gushyiraho agaciro kamwe kemewe mu bacuruzi bacuruza Pi Network hagati yawo nyine abapiyoniye. Ariko kandi ikindi kiza cy'abakibayemo byabira ko buri wese agurisha Pi ku giciro yishakiye bitewe n'ubukene afite, bitewe n'uko akeneye amafaranga. Ibi ngibi byaba bigiye kuba byarangira. Ibi nabyo birahari kubera ko kugera ku rwego rw'uko Pi icuruzwa ku gaciro kamwe ku isi yose biragoye cyane kuko buri muntu aba afite ibibazo bye kandi aba akeneye inyungu ze
ku giti cye. Bityo rero nyiri ahangaha GCV nimba uyishaka biraza kuza kugusaba ko ufite kwirengagiza payi, kuyitunze ukayimayininga ariko utayibara nk'amafaranga ashobora guhita akemura ikibazo ako kanya. Iyo ukoze imibare usanga GCV iramutse ishobotse yazakunda ku bakire babashije kutugurira payi zose dufite ndetse n'izo turi kumayininga, maze bo bakazibika, bamara kuzibika bakazigenera igiciro cyayo mu gihe twebwe twaba twaramaze kuzimara. Ibi bishobora kuba byabaho mu gihe haba hagiyeho iki giciro hatabayeho gukorana na leta z'ibihugu, amafaranga yaba ari menshi cyane kuko namwe murabizi neza ko mufite amakoyini menshi ya payi. Ikindi kugeza ubu Open Mainnet Full ntiratangira, bityo rero ntibishobora ko ishobora gukunda muri aya mezi turimo, muri ibi bihe turimo tutarabona Open Mainnet Full. Ntihazagira umuntu wongera kukubwira ngo GCV ngo bayemeye, ntabwo bakemera GCV Open Mainnet Full itarakunda. Ni bande bigeze kugerageza gukoresha GCV? Hari abantu benshi ku isi bagerageje gukoresha GCV mu bucuruzi bwabo, bacuruza mu bicuruzwa bisanzwe cyangwa se mu gucuruza payi. Mu matsinda ya Telegram abapiyoniye bagurishaga cyangwa se bagacuruza payi zabo ku giciro cya GCV. Urugero nk'aho payi imwe yigeze kugurishwa $10 kugera ku 100 bitewe n'ubwumvikane mu matsinda. Abagerageje bavuze ko bimwe mu biciro byumvikanyweho byakoreshejwe, ariko cyane cyane baje gutungurwa nuko habayeho ko bari babyiteze payi ubwayo babonye yaje iri munsi. Hari igihe abantu bacika intege kubera ko GCV ari igiciro kiri hejuru cyane. Mu Rwanda hari abantu bayigerageje, ni mu byandika muri comment nzabahamagara hano kuri iyi channel batuganirize. Nzi nka 3 bacuruje ibiciro byabo bisanzwe, wari ufite bare, akabari, kenkayori n'ibindi, akajya acuruza ibyo bicuruzwa bye ku giciro cya GCV. Bityo rero tukiri hano hari abantu benshi bagerageje GCV ariko ntabwo bigeze biba global standard cyangwa se igiciro cyemewe. Byabaye concept ifasha mu biganiro no mu gucuruza amapayi hagati mu bapiyoniye cyangwa se mu makominote yabo. Mu yandi magambo GCV ni igitekerezo cyiza cyashinzwe n'abapiyoniye kugira ngo bagire aho bahurira ku giciro cya payi, ariko ntibivuze ko ari igiciro kiri official price kuri payi kubera ko bitigezwe bivugwaho cyangwa se bikorwaho breaking na core team. Ahubwo GCV ni ukubaka icyizere, icyerekezo n'agaciro ka payi network by'ejo hazaza nyuma y'imyaka myinshi cyane kizagaragara. Ariko ku bantu bazaba barihanganye mu gihe bagumye kurwana urugamba bikagerwaho, izaribwa n'abantu bibagiwe ko bakoze na mining ya payi. Kugeza ubu payi ntirajya ku isoko rusange aho buri wese ashobora kuba yakoresha nyine iki giciro cya GCV, ariko kandi ushobora kuba wayigura mu masoko ibonekamo nka OKX n'ahandi, ukaba wayibikaho mu gihe cyose wumva ushaka kwiholdinga nahawe kugira ngo ujoininge ayo masoko maze uguremo amapayi yawe. Ese wowe ku giti cyawe GCV irashoboka cyangwa ntabwo ishoboka? Duhe muri comment igitekerezo cyawe, utubwire uti kuri njyewe ndumva GCV ishoboka, kuri njyewe ndumva yaba iri kuri aya mafaranga nubwo biri hagati mu gateganyo $100 no hejuru yayo. Uraza kuza kutubwira uko ubyumva. Mwakoze cyane kumva iyi video kuva itangiye kugeza irangiye.
Ni by'agaciro cyane kubana natwe kuri iyi channel yitwa Rugwiro Pro Zone. Niba ushaka gukomeza kumenya amakuru agezweho ya Pi Network n'ubucuruzi bwa crypto muri rusange, kugumya gusobanukirwa aya mafaranga y'ikoranabuhanga, kanda subscribe ufungure inzogera, ushyireho like kuri iyi video, hanyuma dusangire urugendo rwa Pi Network hamwe. Ibiganiro byo turabigufitiye kandi byinshi cyane. Abo bantu bacuruje kuri icyo giciro tubazane, murabyandika muri comment, maze baze batuganirize. Batanze ibicuruzwa byabo, ariko kandi ko wari wambajije ikibazo ko ngiye mfata GCV niramuke nakunze, izakunda mu myaka myinshi iri imbere, idashobora kujya munsi y'irindwi kuzamura, kuko murumva nk'ubu turacyakomeje kumayininga. Ubu none amayininga iracyakunda, makewayisi ari gukunda, ntabwo umushinga ushobora kuboostinga amayininga igikomeje, ntabwo bibaho. Impamvu umushinga udakumya kuzamuka amayininga igikomeje nuko mu gihe cyose ufite income imeze neza, wizeye ko itazanahagarara, ntabwo ushobora gukora saving. Ntabwo nshobora gufata Pi ngo nzibike kandi nzi neza ko ndi kuzinjiza ku rwego rwaho nshobora kubura amafaranga wenda y'amayinite. Navanamo y'amayinite nkayagura kugira ngo nkomeze ku mayininga. Ni ukuvuga ngo ntabwo internet yanshira nayo ukwezi ngo ndeke kuyigura ngo mbitse Pi, ahubwo nayigura nkagumya ku mayininga. Bityo rero ama transaction yose dukora muri OKX n'ahandi tugurishiriza agira ingaruka cyane ku gaciro ka Pi Network. Ariyo mpamvu ushobora kubona Pi imanuka buri munsi. Nahawe huko nimba ufite ubundi buryo ushobora gukemura ikibazo cyawe cyerekeranye na Pi, gerageza wigurisha Pi yawe. Mu buzima busanzwe nimba nta mafaranga ufite, Pi zari nk'igisubizo cya nyuma na nyuma, uhisemo apana kuyigira amahitamo ya mbere. Kumayiningira ku gihe bingana no gukora saving, kuko izo tumayininga nazo bazaziduha. Bityo rero ntukarenzeho n'umunota n'umwe utaramayininga. Reka nizere ko mukomeza kugira ibihe byiza, reka tubane mu bindi biganiro. Mwakoze kubana natwe, Imana ibarinde.